ujya wibuka ahantu Imana yonyine yagobotse, uri mu marira, ubuzima bukomeye, ukeneye kuzirikana imirimo Imana yakoze. Mose aranje aravuga ati yewe ninashaka ngwe hano, ariko nutajyana natwe ntuhirahire kudukura hano. Yari yaramenye agaciro ko kuba mu kubaho kw'Imana. Abantu benshi reka mbabwiza ukuri, ubutayu bwakabaye bwaraduhitanye, ariko kubera ikiganza cy'Imana, Imana yagiye iseruka. Benshi muri twebwe ntawe utaranyuje mu butayu. Amen. Ni byiza kuba mu nzu y'Imana. Ni byiza kuba mu nzu y'Imana. Ntuzajya ugira amahirwe yo kuza mu nzu ya papa. Ni umugisha ukomeye, ujye wirinda no gufunga isura kabisa. Amen. Amen. Uyu munsi ndashaka kuvugana nawe ku ijambo Imana ishize ku mutima wanjye, rivuga ngo kugendana nangwa se kugendana n'ubwiza bw'Imana. Walking with the presence of God. Kugendana n'ubwiza bw'Imana. Mw'abantu mwe dufite abantu tugendana nabo. Yesu nashimwe, dufite abantu dukora iki? Tugendana nabo. Buriya kugendana n'umuntu, iyo ugenda wenyine ugenda ukebaguzwa. Ariko iyo ugenda, abantu nabonye bagira ama confidence ni igitsina gore. Ariko buri igitsina gabo, niyo mpamvu reba abadamu bo baranabigishije ngo nunyura ahantu nubwo abantu baba kureba, ujye ureba hasi wo meaning business yawe. Ariko buriya nabo bafite uburyo bareberamo ku ruhande, barebe abambonye. Ariko reka mbabwire, umuntu wa mbere ukeneye kumva ifiyeri ryo kugendana nawe ni umugabo witwa Yesu. Amen. Kuko abantu ugendana nabo bakagutererana, ariko Yesu iyo wagendanye nawe ntabwo ajya guta ku nzira, ntabwo ajya gutererana. Kugendana na Yesu rero ni amahirwe. Haleluya. Dukeneye kugendera mu kubaho kw'Imana. Iyo wagendeye mu kubaho kw'Imana, ubuzima bwawe buratandukana. Musi umwe reba ikinyitanga, iyo wishyize mu murongo utari uwawe uhura n'ibibazo. Umunsi umwe twajyaga ahantu mu giterane cy'ivugabutumwa, twari twakererewe, ntabwo ndibabwira abantu bamwe twari kumwe nabo, ariko tubonye twakoze amakosa mutazakora. Yesu nashimwe. Twakoze amakosa mudakwiriye gukora iki? Gukora. Noneho turagenda, twari twakererewe, dufite inama ntabwo twajyaga ahantu umuhango. Noneho tubona kongo y'umuyobozi, natwe twari dufite imodoka inyaruka V8. Mbwira shoferi n'ubu rero natwe reka dukora iki? Tuzomeke. Maze turometse. Dukoze iki? Turometse. Turagiye. Ariko noneho konvoyi iza guhagarara. Ihagaze, turaza tusa n'abayinjemo. Za modoka z'umutekano zikurikirana nangwa ziri inyuma ziza kubona imodoka zirabaza, mwebwe muri hehe? Muri hehe? Muri pati? Muri igice cy'iyi konvoyi n'aboya? Urabizi natwe urabizi icyo gihe za speed cameras n'ibindi byari bitaraza. Muraho? Noneho turatangiye turasobanuye, badushize ku ruhande batubaza ibibazo. Turimo tumvikana neza. Icyatumaga tubaza ibibazo nuko tutari igice cya konvoyi, ariko twihinduye konvoyi. Muraho neza? Muraho barakongaho ni mumpepereho gatoya. Noneho baratubaza baduca n'amande. Bashaka ikintu bari buturege, barakiramura. Baraturega kugenda nabi mu muhanda. Baratwandikira nyine amande ikomeye barayiduha. Ariko mu bantu bakoze ikosa ni igihe washyuhije shoferi ndamubwira tugende ubundi n'igihe bari bakwiriye kwandikira. Ariko ndagira ngo mbabwire aya magambo rero, ni agahinda nawe kuza uri igice
bamwe ntibashobora no kukureba mu maso. I'm telling you the truth. Hari abantu bamwe udashobora ibingibi byo tugenda toka ariko ni iki gituma ijambo ry'Imana ndagira ngo tujye mu byanditswe byera. Hallelujah. Tujye mu byanditswe byera. Protokol anyegereye hano nakwishima. Yesu nashimwe cyane. Ibyanditswe byera muri Zaburi ya 97 umurongo wa 5. Ndasaba wa musomyi wa Bibiliya aze kumfasha. 90. Hallelujah. Yesu nashimwe cyane. 97 umurongo wa kangahe? Wa 5. Havuze nguki? Imisozi iyagira nk'ibimamara imbere y'Uwiteka, imbere y'umwami w'isi yose. Ijuru ndagira ngo usome umurongo wa 5 wonyine. Imbere y'Uwiteka, yego. Yesu nashimwe cyane. Imisozi iyagira mu kubaho kw'Imana. Hari abantu mwicaye hano, iyi misozi ni mu buryo bufatika. Ijambo ryatubwiye ngo imisozi iyagira nk'ibimamara imbere y'Uwiteka. Ibimamara murabizi? Ibimamara murabizi? Ninde uzi ibimamara? Ibishakara bya bindi bijyamo umushonge nangwa subuki, nibyo bita ibiki? Ibimamara. Iyo bya bimamara wabishize ku muriro bikora iki? Birayenga. Natwe rero bene data, iyo dufite kubaho kw'Imana mu buzima bwacu, imisozi yariyo yose imbere yacu irayenga. Ntabwo uranyumvira yenga. Imisozi turimo tuvuga ni bya bibazo duhura nabyo, ni bya bigerageza duhura nabyo. Bamwe murimo muriruka inyuma y'abantu ngo bakemurire ibibazo, ariko ibibazo bimwe bikemurikira mu kubaho kw'Imana. Kubaho kw'Imana kuyenza imisozi. Hallelujah. Hallelujah. Yesu nashimwe cyane. Ijambo riratubwiye ngo imisozi iyagira mu kubaho kwayo. Buri kibazo cyose kikwamagana, kirwanya ubuzima bwawe, imbere y'Imana iyo kihageze kirayenga. Gikora iki? Gikora iki? Niyo mpamvu mubona tuje imbere y'Imana tubitameze neza, ariko umuntu uje akabasheriye mu kubaho kw'Imana, tubona ibintu bimwe bitangira kuyenga tubireba. Karande zirayenga, amateka amabara yenga, ibintu bimwe byarwanaga. Mwari bwarebe muzi ko hari ubukene rimwe na rimwe tuza mu nzu y'Imana busa nk'ubwabaye smack ku buzima bwacu. Wajya hehe buragukurikirana, wazamura umutwe buragukurikirana. Ariko nabonye ikintu gicagagura ibintu nk'ibyo ngibyo. Nta kintu gicagagura ibyo nko kubaho kwa Yesu. Yesu rero iyo twageze hano mu kubaho kwayo, imisozi irayenga. Imisozi irayenga. Ngirira umuntu wicaranye nawe uti nibyo wazanye birayenga. Yesu nashimwe cyane. Komera Yesu amashyi yenza imisozi yacu. Imana yarebye yuko mu mbaraga zacu tutashobora gukemura ibibazo bimwe, irangije iduha kubaho kwayo. Kubaho kw'Imana gukemura ibibazo udashobora gukemura. Yesu nashimwe. Imisozi iyagira nk'ibimamara imbere y'Uwiteka, imbere y'umwami w'isi yose. Baroko, imisozi irayenga. Ariko ikintu kimwe kitwishe, ntabwo kukubaho kw'Imana kubaye ku buzima. Ukeneye kwinjira mu iduka ryawe, abandi aho binjira ni inzaratsi, we winjiranye kubaho kw'Imana. Ukeneye kwinjira muri biro, aho abandi binjirana n'ibigirwamana. Hari umugabo twajyaga tugurira ibikoresho n'Abahindi.
twajyaga tugurira ibikoresho ugasanga ari kukanuza akareba kagashushanyo kareba gatya akakosereza imibavu nigahindukira nikareba kameze gutya. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Dufite Imana twabonye ishobora kuyagisha ibyo tudashobora kuyagisha. Imbaraga zawe ibyo zidashobora kunyeganyesha. Imbaraga z'ugendana nawe zirashaka kuyaza imisozi. Barako icyama mukamenya abo muri bo. Icyama mukaza imbere y'Imana mushaka kubaho kw'Imana ku buzima bwanyu. Reka mbahire itangazo. Utaraza ngusaba umugabo, utaraza ngusaba amafaranga, utaraza ngusabe inzu, ikintu cya mbere ukeneye gusaba ku buzima bwawe ni ukubaho kw'Imana. Kubaho kw'Imana ni rukuruzi ikurura ibyo byose. Amen. Iyo bifite ijambo rirambwira ngo ubwo yaduhaye umwana wayo yaburita kumuduhana n'ibindi byose dusaba. Iyo dufite umugabo bite n'ibindi. Amena. Amena. Hari abantu bafite imisozi iri imbere yabo. Ndabaha itangazo rivuga ngo mwaje ahantu hazima, aho imisozi yengera, aho imisozi yengera, ariko mureka dukure kubaho kw'Imana mu magambo, tubane nayo. Yesu nashimwe. Ihuta ujye muri Zaburi ya 27 27 udusomere umurongo wa 4 gusa. Umurongo wa 4 havuze ngo iki? Haleluya. Kubaho kw'Imana n'umugisha. Mwabareka mbabwire, mwabanye n'abantu ariko abantu ukunda umuntu, buriya nta kintu kibabaza nko gukunda umuntu akaguhemukira. Birababaza. Buriya igikomere cy'umukunzi kiraremereye, igikomere cy'inshuti kiraremereye. Abantu urabakunda bakagutamaza. Ntabwo tuzarorera kubakunda kuko Imana yadutegetse ko tubikora. Ariko reka mbabwire, umuntu umwe, umukunzi umwe nabonye udatamaza ni umugabo witwa Yesu. Amena. Amena. Niyakumvise naguseka, n'abafite imisozi ntabwo abirukana, arabwira ati nimuyijane, nimuze yewe aho mwaje, nimwaza gusha mukishira mu kubaho kwanjye, imbaraga zanjye n'ubutware bwanje burayengesha bya bindi mudashobora kuyengesha. Tekereza ibintu bikamera nk'ibimamara bikuma. Aha, wahageze umurongo wa 4. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe. Uyu yari afite icyifuzo asaba. Icyo nicyo nzajya nashaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nyiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hano se birimo birashobanura ngo amasaha 28 nkeneye kwicara mu rusengero gusa ndeba ubwiza bw'Imana. Icyo yari arimo avuga ngo aho nzaba ndi hose, naba ndi mu kazi, naba nicaye mu rugo, naba ndimo nkora, naba nsunika ikigare, naba nikorera imizigo, ikintu kimwe kizarangaza umutima wanje ni ukubaho kw'Imana. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nandetse nishaka. Ndashaka iki? Ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Icyo asobanura ni ukuba mu bwiza bw'Imana iminsi yose nkiriho, ubuzima ngihumeka. N'icyifuzo cyawe, n'icyifuzo cyawe, umutima wawe. Bamwereka mbabwiza ukuri, ariko twumva reka tugende tujye kubona morali. Bariya bapasitori hari uburyo badukubita ibipindi, ukumva nibura utubazo twawe utwibagiwemo gatoya. Muraho ni ukuri kwa Kristo. Ntabwo tubazana hano kubabwira ibindi, tubabwira ubuzima, kuko twabonye iyi Imana. Ibyo twabonye mu bwiza bw'Imana nibyo tubaha. Ariko ayo mashina yanjye na ya Yesu.
ukubaho kw'Imana gufite imbaraga ziruta izo utekereza zose. Ijambo riratubwiye ngo icyo nsaba, ese byahindutse icyifuzo cyawe? Abantu muzi ko batagishaka kuba uza no mu kubaho kw'Imana nk'uko turimo. Hari urimo wandika kuri WhatsApp, haro turi mu rusengero ariko umutima wanjye ukuriho, tukabona ndimo ndabwiriza hano ariko hari urimo mu WhatsAppingira ari kuri chat. So do everything stand still because of the presence of God? Ibintu bimwe birahagarara. Dukeneye kugira inyota yo kubaho mu kubaho kw'Imana. Dukeneye kugira inyota yo kuba mu kubaho kw'Imana, bigahinduka inzara yawe, ukumva nibyo ukeneye. Uyu mwanditsi we yaratubwiye ngo w'inyota afite anyotewe kuba mu kubaho kw'Imana iminsi y'ubuzima bwo. Abantu bamwe twicaye mu nzu y'Imana kubera ko itaradukemurira ibibazo, nimara kubikemura turayihunga, ntabwo tuzireme. Ndagira ngo nongere mbahe n'itangazo, umugisha ubonera mu kubaho kw'Imana ukomezwa no kubaho kw'Imana. Haleluya. Umwana ubonera mu kubaho kw'Imana akomezwa no kubaho kw'Imana. Iyo warangariye ukubaho kw'Imana n'ibyindi byose uba wabirangaranye. Reka mbahe iki, nimureba ko tuba tubinginga tubabwira bene data nimuze dushaka Imana, twihambire ku kubaho kwayo, iyi Mana tuyegere, tukabibateretera. Reka nkubwire, ntabwo biri kera. Umugisha utari mu biganza by'Imana umeze nk'ivu ritumuka. Murimo muranyumva? Umugisha w'umwimerere uramba nta handi uri mu kubaho. Niba ushaka umugisha utazakuvaho, uzakomaho, uzagukurikiraho ugiye, uzakugendana nawe, omatana no kubaho kw'Imana. Yesu nashimwe. Binyoterwe. Uracyafite amashyushyu yo kuba mu kubaho kw'Imana? Nangwa muri iyi minsi usigaye wumva nta n'icyo bivuze, nasenze. Uzi ko dusigaye rimwe na rimwe hari ibintu bimwe muri iyi minsi turimo twubaka, hari ibintu byarimo bintera agahinda, kuko ntabwo nari ngifite wa mwanya wanjye na Yesu uhagije. Hari igihe birimo bidusaba kugira ngo kubaho kw'Imana kubanze kugaragare ku buzima bwacu, kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare ku buzima bwacu, hari ibigomba kubanza bigapfa. Inyota y'ibyo ufite bindi. Hari abantu bamwe turacyafite inyota y'abantu, hari abantu bamwe turacyafite inyota y'ibintu, turacyafite inyota y'irari. Hari umuntu wicara hano ukicara kubera utagifite sugar daddy nangwa sugar mami ku ruhande, ukumva ufite agahinda kubera ko waragiraga akagira ibyo akuzanira. None umaze kageze karakamye, uri muki? Haro nimumpepereho gatoya. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire, reka nkubwire, ukeneye ahubwo kujya mu kiriyo gikomeye udafite kubaho kw'Imana. Imana yakuvuyeho. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Bamwe muri twebwe bari imbere yanyu twari tumeze nk'intabwa. Ikintu kimwe cyahinduye ubuzima bwacu ni ukubaho kw'Imana. Kubaho kw'Imana. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Zaburi 16 umurongo wa 11 havuze ngo iki? Zaburi turimo turareba, dukeneye kugendana no kubaho kw'Imana. Uragukeneye nshuti yanjye, ongera unyoterwe, ongera ugire inzara n'inyota byo kubaho mu kubaho kw'Imana. Ubikumbure, ukumbure Imana, ukumbure gusenga, ukumbure. Kera bamwe Imana itaragubuhiraho warasengaga ukibagirwa ko waje wisize makeup wa mudamu muraho, ugasenga marira kaza, ugasenga amaso agatukura, ugasenga mu mazuru akavamo ibindi, ugasenga. Ariko muri iyi minsi usigaye isenga uri diploma.
wumvaga ari ukeneye abagabo nawe twebwe abagabo rero twihinduye abadiplomate ku ngufu n'ubundi yego turibo urimo urakora mu mufu. Mana ukongera ukare gitare cy'amahanga ugira neza ariko iyi tiri hagati hano ikora iki? Abantu barimo barashaka kubaho kw'Imana. Ufite ikibazo n'umusozi wasize mu rugo ukeneye kuyenga, urimo urazana ubudiplomate wowe ngaho ni mumpepereho gatoya mutantera amabuye. Abasore rero bo abasore turi so abasore ariko hari akademu kinji hano turimo turashakisha. Sisiteri nawe arajya kubyina abyina abanza muraho ngaho ni mumpepereho gatoya mwoka byara. Turi mu matiyatiri, Imana iradutegereje iwacu twasize y'ibigugu we biragutegereje. Ntabwo ari aho kwirira hano, ntabwo ari inzu y'amatiku. Hari n'abantu bamwe reka mbabwize ukuri, reka mutangire no kwibaza Imana iranshaka iki. Uzi ko hari n'abantu baza mu rusengero bibaza Imana ababa mu rusengero ufite uzana imibare myinshi. Reka nkubwire nuzana imibare uravira mwaho. Umugabo dukeneye n'umwe gusa, niba ushobora gukanda kuri visible byose bigahinduka, uwo mugabo niwe dukeneye. Reka nkubwire amatayi urayagira bagusiga hano. Abatayafite bashatse kubaho kw'Imana kubamamaze kubange usigara ureba. Haleluya, haleluya barokore, haleluya bene data. Zaburi ya 16:11 havuze ngo iki? Umurongo umwe gusa. Aha, uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Komera Yesu amashi. Urumva aho Imana iguhamagarira? Ijambo riratweretse neza ubuzima bwiza buri mu kubaho kwayo. Mumbarize turimo urabushakira hehe? Mubaze cyane abasore muri hano murimo murashaka ubuzima hano hanze. Niyo mpamvu turimo dushaka ibintu bimwe biturangaje. Abasore n'abakobwa barimo barambara ubusa ngo barashaka ama views. Reka nkubwire, people are going to view you, will remain unchanged. Ariko iyo wahuye n'Imana, Imana iyo yakurebye yonyine, ubuzima bwawe ntabwo bushobora gusigara uko bwari bumeze. Ijambo rirambwiye ngo haleluya, rirambwiye ngo uzamenyesha inzira y'ubugingo. Iyo uri mu kubaho kw'Imana kukumenyesha inzira y'ubugingo bw'umwimerere, ubuzima bw'umwimerere, ubuzima bwiza buri mu kubaho kw'Imana. Bamwe mwicaye hano murimo murashaka kurya, nimugende murebe abana bari hari no hanze uburyo bari miserable. Turababwira urubyiruko rwacu ibi bintu byo barimo twebwe ntabwo tuzabigisha hano pre-dance, ntabwo tuzayibigisha ngo niba wananiwe ugende ugashake. Twakabaye tunatuzana tukadushyira hariya ku muryango toka sata. Ubona erega pasa umenye ko turi abantu, ntabwo ari we muntu ubanje kubaho wenyine. Uyu mubiri ufite feri. Nk'abana bacu mwe, aho umwanzi agiye kukwihebesha ugatangira ukarera akana kada. Tekereza ufite imyaka 16 nawe barakurera, urakiga abaka 1 + 1 equals ko mutansubiramo equals what is the science?
What is the social study? Muraho kaho nimumbwire se mwoka byara wowe uri murajya kwiga uko imibiri y'abantu iteye. Biteye agahinda. Dufite intiti z'abana zifite ubumenyi buteye ubwoba bw'abantu bakuru bamwe badafite. Kubera iki? Nukuri birababaje. Turimo igihugu gifite akaga. Turimo turareba ejo murimo murareba abayobozi barimo bariyamamaza. Ese nimwamara gupfa mwabana mwe muzize urumogi, muzize inda zidateganyije. Ako ubundi inda zidateganyije zimera gute? Ubundi umugabo ukeneye kuryama mu gituza cyawe ni umugabo wanyujije muri koridoro y'urusengero. Mvavuga ngo amen. Mwabasore nta mukobwa ukeneye kujya mu gituza cyawe utamaze kumunyuza muri koridoro y'urusengero. Urimo urashaka ubuzima bubi. Base urimo urabuza akana kabanda amahoro ntugira na address. Urakiyo haro ngaho ni mumpepereho gatoya. Mama ese bwa burangiti wabishize he? Nangwa mama uraryama ryari uduhe kuri uwo mwenda wawe. Ariko gutere turarusha ruhaye. Nukuri kwa Kristo mureke tuve mu mikino. Umwanzi arimo arashaka kwicira ubuzima bwawe. Wa mwana we kubera ngo none haba urubyiruko rw'abakobwa bwo rusigaye ruvuga ngo abasaza nibo bafite ku mafaranga. Usigaye mwiri kunyuma ukareba sogokuru wawe. Grandpa. Sheri, ariko nukuri kwa Kristo. Reba urimo urasoma sogokuru. Mukobwa mwiza nukuri kwa Kristo. Urumva utarapfuye impagazi. Ngaho ni mupepereho gatoya mutanera amabuye ariko. Haro. Bibiliya iratubwira ngo urukundo rurihangana, urukundo rurategereza, urukundo nyarukundo rutegereza koridoro yo mu rusengero. Noneho rero babandi bo rero ni fiance wanjye. Kandi fiance tuba dufite access. Tugomba kwitoza ibyo tuzakorera mu rugo rwacu. Mureke twubahe Imana. Ijambo riratubwiye hano ngo ongera usubiramo uwo murongo mwene da. Umurongo uravuze ngo ninde uzakumenyesha inzira y'ubugingo. Hano ikiba kituzanya hano nukumenya inzira y'ubugingo bene data. Hari aho twari turi mwinshi nta bugingo buhari. Nukureka mbabwire abantu bari mu marira. Abantu ntabwo bazi. Reka mbabwire hano niho hari ubugingo bwuzuye. Imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye. Imbere yo kubaho kw'Imana, imbere yayo ibyishimo byuzuye niho tubikura, niho bikomoka. Nukuri ibi bintu byose byo tubona umuntu arishima, umuntu arinezeza, muzarebe uragenda ukarya ubuzima ariko mu masegonda nkayo guhumbye rumenye ukuntu ubuzima waryaga uburyo buguhinduka. Rubyiruko rwacu isi irimo iratubeshya. Nukuri kwa Kristo isi irimo iradushuka. Ibintu birimo bidukurura, birimo biratujyana habi. Munitwararika inshuti zimwe mufite. Inshuti gukura mu kubaho kw'Imana ni inshuti ifuriza ibyiza. Inshuti gukura mu bwiza bw'Imana ni inshuti ishaka kukurimbura. Inshuti gukura mu kubaho kw'Imana. Abantu bamwe barimo baratwereka ibigezweho. Nta kintu kigezweho kizima nko kuba mu kubaho kw'Imana. Ubushakashatsi muri iki cyumweru bwarasohotse
bwaje bugaragaza yuko ahantu hakiri uruhengekero, hakiri urubogekero, abana benshi batajya gusenga, barimo bavuga ngo abana batagira amadini, batajya mu nzu y'Imana, niho inda nyinshi ngavu niho zirimo zikomoka. Sibyo ko hari n'abageze mu nzu y'Imana batazisama, bize amayeri. Tunini turahari, dukoresha tundi turahari, turi intiti. Ariko reka mbabwire, ijambo riravuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera ukagira ngo, ijambo riravuga ngo ariko nzabikora iki? Byose nzabifata mbishyire hehe? Ku mugaragaro, mbishyire imbere yawe. Reka mbabwire, ijambo riratubwiye ngo imbere yayo ibyishimo byuzuye niho bikomoka. Ni ukuri niho tubonera ubuzima. Abaririmbyi rata nimujya muturirimbira mukatubwira, nangwa ntituririmbana namwe hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima. Baba we, ntabo hari. Okay, ngaho nimutangire buca. Hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, iyo lele. Ni kwande hari ubuzima? Kwa Yesu. Ni kwande hari ubuzima? Kwa Yesu hari ubuzima. Ariko reka mbabwire, ni gute ushobora kuba ubuzima, uzima mpamvu tuba tufite ubuzima? Nkanjye Gacura ndi hano ndahangayika ngo ninde uri buze kunshinja umugore w'abandi nanyujije ahantu, ntacyo nikanga ngo nibye umuntu se. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Sida se ituruka mu kirere? Ituruka he? Umuntu abakimanuka hariya, wava hano mu irembo ry'urusengero, wagera hari imbere y'abaturanyi ukikubita hasi ugahita uyandura. Ibitaka byanduza sida. Nimumbwire baroko, ivumbi ryanduza sida. Bigenda bite? Sida uyikorera gahunda, ugatanga na randevu, ukanayubahiriza, ukanayitereta, nangwa ikagutereta. Kimwe muri byo. Muraho ngaho nimupepereho gatoya. Niko bigenda. Abana bari muri nimukomereremo, rubyiruko ruri muri Yesu nimukomereremo, bamama bari muri Yesu nimukomereremo. Imana ntabwo idatanga ubuzima n'umunezero wuzuye, uri muri Yesu. Yesu arashaka kuguha umunezero udafite inkurikizi ariyo yose. Yesu arashaka ijambo ryatubwiye ngo mu kubaho kwayo niho imigisha yacu ihishwe. Umurongo uratubwiye ngo mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Ntabwo ari ibinezeza umunsi umwe, ni ibinezeza iteka ryose. Umugisha w'umwimerere uri mu kubaho kw'Imana. Niwagendana no kubaho kw'Imana, umugisha w'umwimerere uzagukurikirana. Ntuterwe ubwoba ko bitarajya mu buryo, ntuterwe ubwoba ko bitaragenda. Reka abantu kore ku matama ngo urasenga cyane ariko ntabwo bihinduka. Bareka umunsi umwe bazabibona. Waje uhagarara imbere y'Imana, uyu mushozi murabizi ntabwo twawusekeweho igihe gitoya, ariko ubu ngubu uyu munsi ntabwo bikimeze kwa kundi. Kubera iki? Iyo wagendanye no kw'Imana, kugera hagati kugatunganya ibintu. Haleluya, haleluya. Mu kuboko kwawe k'uburyo hari ibinezeje iteka. Ntabwo umunezero uturuka ku Mana, ari uw'umunsi umwe, ni uw'iteka. Muroko, urashaka umunezero ugumaho? Urashaka umunezero ugumaho? Urashaka umunezero uhoraho? Urashaka ibyishimo birambye aho kw'Imana? Niho tubona, niho tubibonera. Yesu nashimwe. Ibi byose turaruza, turimo reka mbabwire, niwahagarara neza mu kubaho kw'Imana,
urabona ikiganza cy'Imana. Hari abantu bamwe twakirijwe hamwe muri za 90 dukizwa, nyizwa muri 91. Hari benshi twakirijwe hamwe, bamwe bagaragaza yuko bafite umura w'Imana, abandi by'Imana bagatangira babirimo ntibabirimo. Mumbarize tubirimo nangwa ntubirimo, mumbarize tubirimo nangwa ntubirimo. Uyu munsi uri mu mwuka, ejo igipimo cyamanutse, uyu munsi uri hejuru cyane, urumva wacometse, niyo usenga urumva birimo, ariko bwacya mu gitondo ukagira ngo bakuyemo byose. Barakubwira ati mwene data dusenga, mwene data duhamagara Imana, bene data tugira amateraniro kuwa kabiri hano tuba turimo twiga ijambo ry'Imana. Ni muterane. Yesu nashimwe cyane, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Bene data dukeneye kubaho kw'Imana. Iyo kubaho kw'Imana kwamanutse, kumanura ibyo tudashobora gusingira, kwigiza hafi ibyo tudashobora kwigiza hafi, umugisha w'umwimerere. Mugende musome mu byanditswe, abantu bose banambiye mu kubaho kw'Imana batangiye nabi, ariko bakunambiraho bahiranywe n'amata. Yesu nashimwe. Kuva, igitabo cyo Kuva 33 umurongo wa 15 havuze nguki. Kuva umurongo wa 15 haratwereka, tugiye gusoma, kugendana nayo bidushya, kutagendana nayo bidushira mu kaga. Iyo utagendanye n'Imana uri murishira mu kaga. Yego wahageze bamusomye? Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ndashaka uwo murongo gusa rata, uwo ongera usubiramo uwo murongo gusa wa 10. Mose yabwiraga Uwiteka, ubwawe nutajyana natwe ntudukura ahangaha. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Mose yari yaramenye ubwiza bw'Imana. Mose yabonye ukuboko kw'Imana, yabonye imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana cyasaga n'iki. Mose yamenye ko kubaho kw'Imana ariko kwamukuye inyuma y'intama zo kwa sebukwe. Yararagiye imyaka 40 ubuzima bwe budahinduka. Mose yarazi neza ukubaho kw'Imana konyine kwashoboye kumuha ubutware busubira kwa Farawo, aho yavuye ari impunzi, yarahamburiwe ijambo, asubirayo afite ijambo, amenya ati cyamesheje ijambo ni ukubaho kwawe. Niwatandukana natwe ndabura ijambo. N'aba bantu barabura ijambo. Icyatumye Farawo atwumva, ntabwo Farawo yaturakuye kubera imbabazi yari afite. Yamenye yotejwe igitutu n'imbaraga zawe, igitutu kimaze kumwoca araturekura. Nutajyana natwe utadukura hano ntacyo turi cyo. Mw'abantu ibintu bimwe byakurekuye, ntabwo byakurekuye kubera ko byashakaga kukurekura, byakurekuye kubera ko hari itegeko riruta andi mategeko yose ryamanukiye ubuzima bwawe, kubera ko hari imbaraga ziruta imbaraga zamanukiye ubuzima bwawe, ziraza zirahindura. Niyo mpamvu uyu munsi hari ibyakurekuye, none urimo urakinisha kubaho kw'Imana. Mose aravuga, nutajyana natwe ntudukure ino. Yarazi neza ukuboko kwe, kugendana no kubaho kw'Imana niko kwatumye inyanja ibaha inzira. Aravuga ati, nitujyana tukongera tugahura n'indi nyanja iratandukana gute? Ariko muzi ko twibagirwa, mujya mwibuka ahantu Imana yabakuye mwabarokoremwe, mujya mwibuka ahantu hakomeye Imana yagusanze abantu batashoboraga kugusanga. Yari yaramenye umumaro yari yarawugotomeye, yari yarawusogongeye, yari yaramenye agaciro. Mw'abantu nimwibuka imirimo Imana yakoze, hari ahantu Imana yagukuye. Mose yibuka Yorodani ukuntu yatembaga bayikandagiyemo ihita yumva. Mose yibuka
yibuka yuko igihe cyageraga bakabura ibyo kurya, baba babuze ibyo kurya, ijuru rikazana manu. Mose aricara aravuga ati rero manu tutari kumwe nawe ntabwo tuzongera kwibona. Manu nibyo kurya byo mu butayu. Mw'abantu mwe ninde utaragaburiwe n'Imana mu butayu? Ninde agaburiye muri twebwe mu bihe bibi? Ninde Imana itagaburiye? Cyagiye wicaraga wibaza noneho ndabigenza gute? Wenda uronsa n'akana wibaza icyo uri bugahe, amashereka karimo kari mu mubiri gusa, ariko ukajya kubona ukabona Imana iraserutse. Mose yibuka ubwo butayu, yibuka ubutayu. Mw'abantu mw'inzara yo mu butayu iraryana, inzara yo mu butayu iraryana. Ubutayu Imana itagugobotse wabugwamo. Abantu benshi reka mbabwiza ukuri, ubutayu bwakabaye bwaraduhitanye, ariko kubera ikiganza cy'Imana, Imana yagiye iseruka. Benshi muri twebwe ntawe utaranyuje mu butayu. Tarabuze ayo gukodesha, yabuze ayo kurya. Tarabuze ayo kurya, yabuze aya minerivari. Tarabuze aya minerivari, yabuze ay'imyambaro. Utarabuze ay'imyambaro, yabuze ay'amavuta, yabuze ay'igitanda. Bamucuranzi wo kuri senti nagaruka. Haleluya, 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 haleluya. Imana yarasherutse. Mose aravuga ati nutajyana natwe, udahirahira kudukura hano, nitwongera tugahura n'akaga. Ese nitwahura n'Ababaramu batuvuma, ninde uzadukiza umuvumo kubaho kwawe kutakiri kumwe natwe? Muzi ko dufite n'Ababaramu, ariko Imana iri kumwe natwe. Ababaramu bagasigara bakivuma. Yewe mu bintu bimwe magarara nahangana nabyo, ntangana n'Ababaramu, nkabwira Imana, Mana nyiza icyakubujije kuguma kubayo nicyo gishobora no kugusubizayo. Ubutayu buraryana. Ubutayu. Mose aribuka tera igihe bari bagiye kuntera amabuye, barimo babaza wadukuriye iki muri Egiputa. Murebe iyo turimo tubigisha twababwira kwiringira Imana. Iyo bidakoretse vuba muhinduka twebwe. Mose yibuka bageze ahantu bitotombeye, Imana yamubwira ngo bwira igitare gitanga amazi. Ubutayu. Mose aravuga ngo baroko ntabwo dushobora. Nyabugingo twakora iki tudafite kubaho kw'Imana? Nyabugingo twakwicara ahantu hameze gutya atari Yesu? Nimuterankunga ki dufite twakwiratana hano? Mbere kugira ngo Imana ikuzane hano, rino niryo torero ryonyine. Kubera iki Imana yakuzanye hano? Mose arimo atakira Imana, arabwira ati nutagendana natwe tudukura. Mw'abantu kugenda uri vide udafite kubaho kw'Imana, kwinjira mu kazi udafite kubaho kw'Imana, kwinjira
mu isoko udafite kubaho kw'Imana, kwinjira muri office udafite kubaho kw'Imana, kwinjira mu rushako udafite kubaho kw'Imana. Abadayimoni bose baguhanga amaso barakubahuka, ariko reka mubwire, iyo ufite kubaho kw'Imana uba ufite igitinyiro. Niyo waba uri umwungeri w'intama, kubaho kw'Imana kugutandukanya n'abandi bumubiri. Utagira ngo mu gihe cya Dawidi umwungeri wari uhari w'intama, umushumba w'intama ntugire ngo yari umwe, hari benshi. But why do we see David alone? Why is it that the person who is mentioned is David? Ni ukubera iki Dawidi ari uvugwa? Yari afite icyo umwihariko. Yajyaga inyuma y'intama ariko afite icyo yicara. Haleluya! Abantu bakamubona bakagira ngo ameze nk'abandi, ariko afite icyo afite. What is your confidence? Ubushize bw'amanga bwawe burihe? What is your confidence? Dukeneye gukumbura kubaho ubuzima turimo. N'abantu Yesu ntabwo yigeze atubwira ngo nimwaza ahundi ntabwo muzahura n'ibigeragezo n'intambara, ahubwo yari anatubwiye ngo mu isi harimo iki? Harimo amakuba n'ibyaha n'ibigeragezo, ariko atubwira ijambo rikomeye: mukomere kuko nakoze iki? Naranesheje. Uyu mugabo rero, haleluya, uyu mugabo yaranesheje. Ubwo yanesheje rero, Mose niyo mpamvu avuga ati turashaka kujyana nawe. Nujyana natwe iyi miraba twabonaga imbere yacu urayihagarika. Ibi bigeragezo nta bundi buryo twabona ubutware kuri byo. Ariko turimo turishora. Ariko muzi abantu benshi batazi Imana ko bafite ibyo barwaniraho.
kadusome umurongo twashakaga ngo dusoreze. Zaburi 73 umurongo wa 28. Nshuti yanjye, Mose ati nutajyana nawe urajya he? Urajya he? Wahageze? Ariko njyeweho kwegera Imana ko kwiza kuri jye. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose. Haleluya. Ijambo riratubwiye muri Zaburi ya 73 umurongo wa 28, ariko njyeweho. Uko niko dukwiriye kuvuga. Iyi nazafu yavuze aya yavuga ngo ariko njyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri jye. Kwegera Imana niko kwiza kuri jye. Kwegera Imana niko kumfitiye akamaro. Kwegera Imana nizo nyungu mfite. Kwegera Imana niyo mahoro mfite. Kwegera Imana niho ntabari. Yararima ahagarara hano. Abantu n'ahantu turimo twegera, abantu bamwe barimo barakwiyegereza ariko bashaka kugukura mu bwiza bw'Imana. Kambwira urubyiruko dufite itsinda ry'urubyiruko hano baryita Global Shakers Youth Group. Global Shakers bisobanura abanyeganyeza isi. Muri mu murage rwa rubyiruko aba Global Shakers aho muri ndagira ngo muhaguruke urubyiruko rwa Nyabugingo. Mwese aho muri muhaguruke urubyiruko rwa Nyabugingo. Urubyiruko mwese aho muri y'amahanga ntabwo biyizi. Urubyiruko rwa Nyabugingo rwitwa Global Shakers muhaguruke ku maguru yanyu. Niba uri umusore ukaba umukobwa ukaba umusore wa Nyabugingo Worship Center, haguruka. Ibintu ko bitoroshye. Y'amahanga nimwicaye. Aba Global Shakers ndagira ngo mwese muhaguruke. Murabikora umunsi ndi kumwe nawe. Aba Global Shakers niba uzi kuri urubyiruko rwa Nyabugingo Worship Center, haguruka uhagarare. Reka mbabwire aya magambo. Uragishidikanya? Simbizi niba nanjye biranyeganyeza ngo nanyeganyeza isi. Naranyeganyejwe pastor. N'ubu ndacyanyeganyezwa. Ngo ndi Global Shaker. Nanjye birimo biranshakinga. Yesu nashimwe. Reka mbabwire aya magambo. Muri abantu badasanzwe. Basubira muri jambo. Muri abantu badasanzwe. Rubyiruko Imana yatubwiye ngo Imana igiye guhagurutsa urubyiruko hano rugiye kunyeganyeza isi financially, mentally, spiritually. Hagiye kuba abantu banyeganyeja. Umuhamagaro wacu ntabwo ari uwarahaga. Ibiraha bigiye kunyeganyeza isi. Haleluya. Urubyiruko rutyaye mu bwenge, urubyiruko rutyaye financially, urubyiruko rutyaye mu muhamagaro, urubyiruko rutyaye ruhagarariye Kristo rwambaye ubwiza bw'Imana. Ntabwo turisobanura. Ninde ubabwira ngo mwicare? Ninde ubabwira ngo mwicare? Ntabwo turisobanukirwa. Turaca. Reka mbabwize ukuri, mukeneye kwigaranzura ibibanyeganyeza. Muhaguruke muze dushaka Imana. Hano hagiye kuvumbuka ibintu tutazi. Hano hagiye kuvumbuka ibintu ababyeyi bigiye kubaza. Hano hari abantu bagiye guhindura ubuzima bw'abantu. Muri hano bamwe muhagarariye imiryango myinshi, bamwe muhagarariye igihugu,
ibyo murimo mwiburabuza mwirirwa muri za njoteri mu ikoranabuhanga, mutangire muhaguruke mutekereze ibintu bikomeye. Nubwira ngo ndagukunda, agukunde hikize, uracyatwikiriwe n'ibintu byose. Numara kwiga, numara gushenga ibirimo byari bikubundikiye ukavayo, baragushaka utabahaye na invitation. Wake up. Rubyiruko, nimugaruke mu nzu y'Imana, mufate ijambo ry'Imana, muhaguruke mushake Imana. Imana irashaka ko mutyara muri buri mbere. Imisozi irindwi hano, iya media, iya business, iya education, iya imisozi yose mukeneye kwihagararaho n'abandi bahagarara. Iya politiki ariko aba bantu murimo mubona bayobora, ejo munijya mu mwumvaga perezida wacu arimo tubwira, uragira ngo mu myaka 30 araba agifite ziriya mbaraga? Rakada ni bande bahari? Ni bamwebwe. But are you ready? Are you ready? Are you ready? Wubatse indangagaciro hano, nawe kubakira indangagaciro ziri butume ujya ejisi nubwo bitaraza, wowe ishyire muri gahunda, kora gahunda, shyira amahame yo ku buzima bwawe. Ntabwo nziba ubihindura intego, ntabwo nzajya ruswa ubihindura intego, ntabwo nzaryamana n'umugabo utari uwanjye, ntabwo nzaryamana n'umukobwa utari umugabo, utari umugore wanjye. Erega kumwizerwa, kwizezwa iby'abantu naho bitangira. Utangira ubu mwizerwa. Hallelujah. Jewe ijambo niko ritubwiye. Imana yatubwiye ngo we have got a global call. Niyo mpamvu niyo mureba n'ibirangantego byacu babimenetse, biriho isi, umubumbe w'isi, umubumbe w'iki munsi hari Bible as a foundation. Nitwahagarara Bibiliya ikaba urufatiro rwacu, ni ukuvuga we have the globe in our hands. Ariko are we ready? Hari umuperezida umwe mu bihugu duturanye wagiye abwira abapastori ati nimumfashe mushaka abantu babizerwa mubambe bajyane muri institution za leta. Abarokore bamwe bagezeyo bariba kubera ko batashyizeho amahame. Umuntu ukamubona arazamura ibiganza ariko arabizamura, ni umusuma wujuje ijambo, ni inzobere mu kujura, ariko mwiteguye guhagararira Kristo, muriteguye. Rubyiruko rwacu, aho mama dakandagiye niwe uzahamukandagiriza, aho papa dakandagiye niwe uzatuma hakandagira, icyicaro aticaye muri wowe uzakimwicaza. Ni wowe. Amapeta atambaye, ingofero zimwe z'abaminuje. Abana bamwe iyo bamaze kuminuza afata ya ngofero akayambika mama nangwa papa. None wowe utangiye kujya kwiga ku bantu imiterere y'imibiri yabo iteye. Uzamwambika iki? Iyo miterere niyo uzamwambika? Ndabaza mwebwe, this is your season. Umukinire mu gihe cyacu. Bamwe mu myaka yacu y'urubyiruko, nakijwe bafite imyaka 10. Ntabwo nigeze nyinisha, nari isuzuguritse kurusha benshi muri mwebwe. Nari mu mibereho na wa wundi udafite inzara zishema, aha kure bakavuga ati nanjye ndababaye. Ariko nigeze kubaho ubuhamya bw'umugabo, amarushanwa yarabi yabaye muri Kampala. Igihugu
cyose baragihamagara bashaka umuji. Muri abo babi bose bari bamaze amezi bahamagara abantu bavuga ngo ababi mwese muze mwiyereke. Amarushanwa y'ababi barahaguruka baturuka mu gihugu cyose, baraza bahagarara kuri stage. Ariko ngo bahagere haza umugabo umwe wakererewe gahunda, abandi bageze kuri stage, abantu batanga amanota bagiye gutangira gutanga amanota, nyagukerererwa barahageze. Ahagere abantu bamurebye aturuka hariya baramubaje turajya he, ati nageje mu marushanwa, ati hute ho kanyako bagiye gutanga amanota. Aranone agiye no hejuru kuri podium, ngo ahagere abantu 20 bari kuri podium bazi ko aribo bamurebye bati twari tuzi ko turi baba, ariko noneho uyu nguyu aratwemeje. Baramanuka hasigara y'ubu umugabo waje akererewe witwa Baguma, arangije igikombe cy'ababi arakijyana. Reka mubwire nta kintu Imana idakoresha kugira ngo ihindure ubuzima bwawe. Sebabi yahinduriwe ubuzima. Ubu ni serebe kandi yaradodaga inkweto, yaradodaga iki. Noneho ikintu kimwe cyaje kunsetsa n'uyu munsi, iyo nyitegerejeho ndaseka. Uwo basigaye barushanwa yaje kujya kurega mu rubanza mu rukiko. Ararega aravuga ati uyu rero ntabwo ari mubi, uyu ntabwo afite ububi ahubwo afite ubumuga. Undi akavuga ati yewe nta bumuga mfite, yewe ndi mubi gusa. Urwo rubanza mu rukiko rwari rukomeye. Noneho rero reka mbabwire, niyo waza wakerewe, amahirwe yawe Imana ifite uburyo iyarokora. Ndagira ngo mbasabe kuba abandi bagutanga amahirwe ntabwo bisobanuye yuko ijuru ryatuvuyeho. Ijambo niyo mpamvu ryatubwiye ko dusorejeho, riratubwiye ngo ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri jye. Ndagira ngo mbabwire abasore n'abakobwa, kwegera Imana niko kwiza kuri mwe, niko gukurura umugambi w'Imana ukabegera, niko gukurura gahunda y'Imana ikaza bugufi, niko gukurura umugambi w'Imana. Ntabwo ari urubyiruko gusa, twese. Gahunda mubakomera amashyi bano bagiye kuringaniza isi. Mwicaye mwumve kuri iryo zina, mutangire mubone muhinduka. Get ready. Reka mbabwire, abadayimoni bakeneye kubabona bagahinda umushyitsi mutaravuga. Kubaho kw'Imana iyo kuri ku buzima bwawe, hari ibintu bimwe bikureba bikibwiriza. Hari ahantu twarimo dusengera umuntu tumwirukana abadayimoni. Abadayimoni baravuga ngo bose twarabahatse, ariko twabuze umuntu umwe niwe watunaniye gusa. Ni iki gituma binanirwa? There is a something. Kuko Imana yo kuri wowe, niyo bohereje ibintu biraza bigakubita n'ibikubita ku gikuta bigasubira kabawusi. Halo abarozi barahari, ariko mu kwaho kw'Imana niho twihisha. Abarozi ntibashobore kuhadukura nibatubone. Kamusaba dukeneye kubaho kw'Imana. Worship, could you join me here? Kubaho